tutagiye kubanza kuvuga ku byaba wiriwe nyakubahwa Rugagi. Mwiriwe neza Scovia. Yes. Twemereye abantu bari hano ko tugiye kuganira tukibaza ku bibazo abantu bafiteho amatsiko, tutagiye kubanza kuvuga ku byabanje, kuko byabanje buri umwe yavuze uko yumva ibintu mu buryo byakirwa mu buryo buri umwe yabyakiriye uko abishaka, ariko njye nawe ndagira ngo tuvuge ku birimo kuvugwa ubu nonaha ku bibazo bibaza. Yego. Njyewe Scovia navuze ko utagira urusengero mu Rwanda rukora uyu munsi. Yego. Nyakubahwa Rugagi, hari urwo ufite rukora cyangwa ntarwo? Inspection zabayeho ntabwo ari ku rusengero rwa Redeemed, hafunze isengero 9,840. Nyakubahwa, ikibazo cyanjye cyabazaga kuri wowe, ntabwo ikibazo kivuga ku madini mu Rwanda, kirabaza wowe kuko niwe navuzeho kandi niwe twavugagaho hano. Bikoroheye wasubiza ku kibazo cyawe aho gusubiza ku zindi nsengero, ariko niba iyo nzira uciye ari iri bukugezeyo waheda. No, navugaga muri rusange kuko byabaye muri rusange. Nge ndabaza kuri wowe, hari urusengero ufite mu Rwanda rukora? I Rwamagana. Okay. Wowe ubwawe uri ku kinyamakuru Igihe wavuze ko nta ruteraniro ufite, nta rusengero ufite rukora, ariko ufite ibyo ukora. Mfite inkuru y'ikinyamakuru Igihe, keretse niba wenda umunyamakuru nawe yakubeshyeye. Yego. Bavuga ko nta rusengero ufite mu Rwanda rukora. Yambajije aho nyobora, aho ndi jewe. Aho jewe ndi. Ntabwo yavuze ishami cyangwa ikindi, yavuze ngo ubu ngubu wowe uyobora uri hehe, urimo kuyobora hehe? Wamushubije ngo iki? Namushubije ntaho mfite ndi kuyobora, naho nayoboraga mu Ruhango. Nyakubahwa, reka nkusomere abantu bari ku Gihe barebe ku kijyanye. Nta rusengero na rumwe isigaranyaho abantu bashobora hano ku gika cyanditse ngo imodoka ya $280,000 francs. Bishop Rugagi cyo hepfo bagize bati kugeza ubu bavuga itorero ryawe ryatangiye 92. Baragira nta rusengero na rumwe isigaranyaho abantu bashobora guteranira imbona nkubone ku rwego nubwo ni inkuru yanditswe kugengera ngo wenda bayitegereye barazireba. Wowe ntaho uyobora icyo bivuga? Yego, jewe naho ufite nyobora. Ikibazo cya kabiri nabazaga icyo nibajije, kuvuga ko udafite urusengero uyobora mu Rwanda, narabeshye cyangwa simbeshye? Ndi umuvugizi w'amatorero ya Redeemed Gospel Church mu Rwanda. Nshobora gusura itorero aho riri rikorera, nkuko nasuraga mu Ruhango, nkuko nasuye Rwamagana, ariko jewe nkaba ndi Kigali. Wowe nta torero uyoboye, wowe ushinzwe gusura amatorero? Ndi umuvugizi w'itorero Redeemed Gospel Church byemewe n'amategeko. Icya kabiri ya Repubulika y'u Rwanda. Urusengero rwo mu Ruhango se ruturanye n'akabari hejuru kahagira rogi cyangwa ntabyo? Twari dufite urusengero rwubatse rutujuje ibisabwa. Hanyuma urwo rusengero dukora igishushanyo mbonera, akarere karavuga ngo rero ibyaba byiza ko mwubaka neza hariya bigendanye n'icyerekezo. Tujya kwifashisha ahantu bambwira ko bahabonye, ndababwira bahafate, banyohereza amafoto, mbohereza twicara nka board y'itorero administration, tubohereza amafaranga yo kuhishyura, noneho kugira ngo babe bahari nk'abakristo bafite encadrement hariya, hanyuma natwe tutangire kubaka nk'uko akarere kabidusabye, kabifitemo inshingano n'icyo gishushanyo kiri mu karere ka Ruhango. Nyakubahwa umuvugizi w'itorero, nabazaga urusengero rwanyaho rukorera ruturanye n'akabari kagira rogi? Ntabwo jewe mbizi iby'akabare na rogi. Iyo nza kuba ari jewe uhatuye cyangwa se uhashumbye kuko afite umushumba waho, bivuga ngo bashakagaho kwifashisha kugira ngo babe bahateranira, hanyuma dutangire twubake mu kibanza cyacu itorero rya Redeemed Gospel Church.
ni ukuvuga ngo nubwo uri umuvugizi ariko ntufite amakuru y'insengero zose. mfite abama amakuru aribo bayoboye Kwihangana Innocent niwe uyoboye itorero rya Ruhango. Ni ukuvuga ngo niwe ugomba kumpa amakuru natwe tugashyira mu bikorwa byihutirwa kugira ngo tuzuze inshingano z'ibyo dusabwa. Ujya mu kiganiro se ukavuga ko navuze ibyo ntahagazeho nk'umunyamakuru, wari wamubajije akubwira ko nta bihari cyangwa bihari? Nuko bavuze ko mfite inyubako yanjye bwite Muhanga, noneho njyewe nkakodesha amaroji, nkakodesha n'akabare, nkakodesha n'urusengero. Icyo kintu nicyo navuguruje, navuze nta nyubako ngira yanjye bwite, nta UPI mfite Muhanga, nta nyubako mfite Muhanga, nta n'ahantu nkodesha ibara cyangwa se nkodesha amaroji, nta n'ahantu. Ariko nyine urusengero rwa Ruhango ruturanye n'akabari na ntuzo. Reka rero ngiye nguha amakuru ko n'amafoto ngira ngo kuri iyi space ariho. Icyapa cy'urusengero rwawe kiri munsi ya bogi, ubutaha undi munyamakuru nakubaza bizagufashe kugira ngo ubizi. Hanyuma ahandi bituranye hari akabari, niba mbazemera ko mwongera gukoreramo kuko barahafunze kugeza ubu. Icyo wenda katukigiye, ubwo n'amakuru nguhaye ubutaha uyafite n'ibyiza. Icya kabiri nashakaga kukubaza, navuze ku modoka Range Rover. Yego. Modoka Range Rover wavuze 2017 ibuka umunsi. Yego. Andikwa no ku kinyamakuru Igihe n'uyu munsi wasubiyemo. Iyo muri Canada cyangwa ni i Kigali? Iya 2017 niyo muri Kigali, iyo mfite niyo muri Canada. Iya 2017 niho nibazaga ngo waguze ute imodoka. Jewe sinzi imodoka kuko ntago natunga imodoka zihenze gutyo, ariko naragumagana kuko genda umunyamakuru n'amakuru nahawe. Waguze Range Rover ukodesha mu gisare u Rwanda rwari rwabahagaritsemo n'ubundi gukoreramo mu 2017. Nta modoka mbigufashemo, wenda nk'uko wavuze ko uri umunyamakuru, nta modoka nigeze ngura. Range Rover bayiguhereye iki? Warayitomboye? Wayihawe n'umuvandimwe? Byagenze bite? Kubera ko wenda turi hano biba ari na byiza kugira ngo urujijo ruveho. Iya 2017 ni nayo mpamvu buryo yubajije umuntu uba ufite amakuru yumvaho ya nyayo. Natanze imodoka yanjye ya V6 Montero nyiha umuntu w'umubishop witwa Caleb ufite itorero Kinshasa. Maze kuyimuha iyo Montero Pajero nari mfite, niyo modoka nari mfite, hari hicaye nari nabatumiye ari 6. Range Rover ntabwo ariyo modoka nahisemo, nta nubwo ari imodoka nifuzaga, nta nubwo ari imodoka nashakaga. Range Rover yanje mu Insanze tariki 7 z'ukwezi kwa 7 2017, ari na surprise yabayeho. Icyo gihe Père Spirituel Archbishop yarari hano i Kigali, hari igiterane cyari cyahuriwemo n'abandi bakubashumba bavuye mu mahanga. Ndi nicaye muri biro, Archbishop ari muri hotel ari buza kubwiriza uwo munsi, iyo modoka niyo yagiye kumuzana. Imodoka imaze kumuzana aho ngaho nibwo nta nubwo iyo modoka ya 2017 irenze miliyoni 25. Range Rover igura munsi ya miliyoni 25? Nigiye ubikubwiye ukuri, si ukuri se wifuzaga ko mbigusobanurira? Niyo mpamvu nimbo mbaza. Range Rover akuguriye cyangwa baguhaye iri munsi ya 25 ingana miliyoni 25.
udatunganye. Range Rover y'umwaka wa 2000 yakozwe mu 2007. Ni izina gusa wenda iyo ndimo kuvuga ya 2017 wavugaga ya $200,000. Mfite abayiguze barahari, aho yavuye harahari, ikintu cyose ukeneye kumenya ukuri kwacyo. Kuki bayiguhaye? Nuko bamana isaha, nuko bamana ikindi kintu, ntawe nigeze saba, ntawe nigeze. Bishop naravuze ngo yego uri mushuti wawe uriya wandikodinze, nubwo mwavuze ngo byatambutse mu kiganiro ntabwo ariho byanyuze, ariko nta kintu ngo yahisemo ko wowe nawe mubizana ngo rubanda rubivugeho. Ariko nge naravuze ngo ni gute umuntu atunga Range Rover yego atarashaka abitorero korera gibona kwa rubangura batunze, kuko niho nari inkunza kandi simpazi. Yego ayo nandi makuru uzanye yuko ufite n'abandi bakora hirya no hino, niba bakorera ku kabari cyangwa atari ku kabari. By the way nguhaye amakuru uzarebe niba bemera atasubira mu kabari cyangwa muri logi. Ngenda ngo kuki utunze Range Rover utarabona inzu y'Imana ngo twasaba kuyoboka tujyemo. Ikibazo cyanjye ngiro cyangwa nta shingiro kigira, kubera ko iyo baza kumitishamo bakamitishamo ngo akiri iki kintu kimwe no kubamitishagamo n'ikindi n'ibyanjye bwite, nkavuga ngo no, ngomba kubanza kugura ibibanza by'itorero, ngomba gushaka kubanza kubakira Imana, nta by'ibyanjye bwite by'imirenge bimeze uko. Mfite hectare nyinshi hano by'ibibanza dufite ku butaka bw'u Rwanda biri mu mazina ya Redeemed Gospel Church. Mfite UPI ziri ku mazina ya Redeemed Gospel Church. Redeemed Gospel Church ntimaze sinyimaranye imyaka 30 kuko numvise abivuga, ntago nyimaranye imyaka 30. Redeemed Gospel Church nyimazemo imyaka 14 kugira ngo nundi muntu wari hano abimenye. Nimaze muri Redeemed Gospel Church imyaka 30. Umaze kukugeramo mu myaka 14? Yego. Wubatse insengero zingahe? Imyaka 10. Ubare imyaka 14. Ibibanza ubwabyo dufite aho tugomba gushira inyubako ku butaka bwose aho twaguze bw'urusengero Redeemed Gospel Church